akanya mwajya kumureba, ariko ikintu cya mbere muri bukore nta kuvuga nyine mwe muramureba, kuko n'ubundi aracyari muri shock, nyine aracyari muri intensive care unit, ntabwo nyine ari kubasha kuvuga, ntabwo ari kubasha kumuvinga. Rero mwebwe muragenda muvugishe nyine biraho, wenda mugire, ariko ntabwo mujagarareho nyine ngo mumutere icyogazi nyine, kuko bishobora kumugiraho ikibazo. Wenda mushobora kumuganiriza mukamubwira udukuru, wenda ashobora kubumva ntawamenya, ariko nyine namwe ntimubikabirize cyane, kuko aracyananiwe, aracyaryamye. Rero mwebwe mugerageze ntimumubangamire cyane, ariko mwemerewe kuba mwamureba. Ubwo rero bahise hinjira Nyambo, ndetse hinjira na mama wiwe. Jane yabaye nk'usigara inyuma, ariko nyine mama waramubwira ati injira bwana, injira nawe, injira wigira ikibazo. Uri kumva barinjiye nyine, baragenda barahagarara. Mama Nyambo nyine baricara, aragenda arabanza aramubwira ati se bimeze bite, amakuru, tumbabarire kuba nyine twari tumaze iminsi dushwanye, umbabarire kuba nari maze iminsi nakubwiye neza, ati n'ukuri kw'Imana umbabarire, nicyo gihe mbonye cyo kuba nagusaba imbabazi. Ati naho tumeze neza, ati nubwo twari dufite ubwoba bw'uko nyine ushobora kudakanguka, twari dufite ubwoba bw'uko ushobora kuba ugiye kudusiga, ariko Imana ishimwe yakugaruye. Ati aka kanya sinzi ikintu nakubwira, sinzi n'ikintu navuga, gusa nyine ahita turikararira, aravuga ati n'ukuri kw'Imana ndagukunda, basi gira ugaruke, nkumbuye ko twongera gushwana, nkumbuye ko twongera guserera, nkumbuye ko twongera kureba natuvugana. Ati n'ukuri kw'Imana ndabikumbuye, ati n'ukuri kw'Imana gira ugaruke nyine. Yararize avuga ati sinzi n'ikintu navuga, aravuga ati basi reka mbe n'igihe hirya na Nyambo akubwire, basi reka mbe n'igihe hirya ndirire hirya utari kunyumva na Nyambo nyine akusuhuze. Nyambo yaraje nyine aramubwira ati papa n'ukuri kw'Imana kuba ngukunda byo urabizi, ngukunda cyane pe. Ati rero aka kanya n'ukuri kw'Imana, ati ndi njyenyine, suko nabuze inshuti yanjye tuganira, nabuze wa muntu nisanzuraho, nabuze wa muntu mbwira ibyanjye. Ati n'ukuri kw'Imana rero ndagukumbuye, gira ugaruke n'ukuri, gira ugaruke kuko ndagushaka. Akomeza kumuganiriza, agenda amubwira udustori twinshi, aravuga ati ndibuka cyagiye gutya na gutya nkiri umwana, igihe wazaga ukambwira utuntu nyine. Akomeza kugenda amutera udustori, cyane ko muganga yavuze ko nyine barajya kumva umuntu uri muri koma utari kuvuga, ashobora nyine biba byiza nyine igihe umutera udukuru tumwe na tumwe, rimwe na rimwe bimufasha kuva muri koma. Rero niko muganga yababwiye ati mujye mugenda mumubwira udukuru twiza, udukuru twa kera, utuntu nk'utwo twose nyine dushobora gutuma yakwibuka. Hanze ubwo ngubwo ni nako rero mama Nsabi ari kuvuga ati byibura Imana ishimwe, byibura agarutse nyine ari ku murongo, ngo aka kanya twakwishima. Nsabi nawe aravuga ati bungu byibura hari amahirwe yuko nyine yakira. Erika ntabwo ngiye ibintu by'ubuganga mbizi, ntabwo mba nzi ngo biravahe birajya hehe. Erika aramuga ati uwo murabana bira ni bisanzwe, ari buze kumera neza. Ati twebwe nk'abaganga rega, ikintu cya mbere tuba tugomba guhorana ni icyizere, kuko udafite icyizere tiriba ukuntu umuganga aba yarwanye nawe akarwana nawe bikageraho bikanga bikagira ute. Rero byanga binoga biba bisaba izindi imbaraga, biba bisaba ukundi kwitanga, biba bisaba undi muhate, ubushake nyine n'ibintu byose bishoboka. Ati rero nk'abaganga twebwe ikintu cya mbere tugomba guhorana ni icyizere mbere y'ibindi byose. Ati kuko utagize icyizere wabura uko umuntu ameze, cyangwa se wabona n'uburibwa barimo n'iki byose ukavuga ati reka muhohore yigendere. Ariko uvuga ati ngomba kugira icyizere cy'uko byanga binoga no kugeza ku mwuka wa nyuma, no kugeza ku isegonda rya nyuma, even niyo yashira mu mwuka tuba tugomba kugerageza mpaka. Ati wabonye ukuntu bagiye baganga bacacanagamo, bageraga bati buriya twe tuba tubizi nk'abaganga ibintu biba bimeze nabi, hahandi nyine umuntu akantu gato kose gashobora guhita kahita
kamuhura akavamo umwuka. Ati ariko nyine twe nk'abaganga ikintu tuba tugomba gukora ni uguhatiriza kugeza no kuri wa mwuka wa nyuma, kugeza no kuri rya segonda rya nyuma nyine tugahatiriza. kandi koko nyine nk'uko twabibonye umuganga yakomeje ararwana, arashitura, agerageza buri kimwe cyose gishoboka, agerageza n'ibidashoboka ye. bigera n'ubwo nyine papa Nyambo umwuka umushiramo, bigaragara ko n'icyuma cyasonye ko umwuka umushizemo, arongera aragerageza, agera n'ubwo nyine amera nk'umuntu ugiye gutanga final decision, nyine avuga ati byarangiye nyine mwihangane gutya na gutya. ariko nyine kubw'amahirwe nyine umuntu agaruka ubuzima. Rero nibyo Eric ari kugerageza gusobanurira ntuza nyine murumuna wiwe, ariko ngati twe nk'abaganga ikintu dukora ni ukugerageza kuri handi no ku mwuka wa nyuma, n'ahandi nyine twe tuba twumva, cyangwa se abandi bantu cyangwa undi muntu wese yumva ko ibintu bidashoboka, natwe tuba tumeze nk'aho ibintu bidashoboka. ati ariko twe turagerageza umuntu akareba nyine ko byanga binoga bishobora gukunda. ati reba nawe nyine wenda nk'iyo uri mu modoka ubona byagucanze, ubona uri nk'ahantu wenda bukwiriyeho, kandi imodoka ikakuzimiraho, turagerageza ukatsa ugashitura ukajya kureba muri batiri ukagira ute. ati hari igihe birangire yatse nyine, hari igihe birangira nyine imodoka igukwamanye burundu. ati ariko nyine uba wagerageje kuko ubona nta yandi mahitamo ufite. ati rero twe nk'abaganga natwe nicyo dukora, ati turagerageza tukagerageza ibishoboka n'ibidashoboka byose tukabikora, tukakora epfo na ruguru, tukagira uko bishoboka kose kugira ngo turebe ko umurwayi yazamuka cyangwa se yasubira ku murongo. ati rero hari igihe byanga, hari n'igihe bisubiraho, hari igihe nako bisubira ku murongo, hari igihe umuntu apfa, hari igihe agaruka nyine. ati ariko icyambere nyine tuba twakoze, tuba twagerageje. ati kandi ko kugerageza kujyana n'icyizere, kuko nanone udafite icyizere ntacyo wageraho. ati ubwo rero ati nk'ahangaha ndi ahangaha nakubwira ngo wenda sindamubona neza, ariko nakubwira ngo hafi wenda nka 60-70% ubu ngubu nyine twe tuba dufite icyizere kagomba kubaho. ubwo rero byanga binoga arabaho. ati kandi twebwe ubwo niba nkubwiye 50-60%, ati cyaba ari icyizere kinini, aba ari icyizere kinini cyane ku muganga. ati kuko hari igihe na rimwe rikora na rimwe. ati nk'ubwo iyo ubigeze kuri ya level nyine umushitura inshuro 2-3-4 ukabona umutima wigeze nko kuri hafi kuri 0. ati harakira gihe, ati twe tuba dufite icyizere kiba ari 1%, ariko riba rihari. ati bazi ko none hari igihe tujya kubaga nk'umuntu nta n'icyizere cyo kubaho umufite, nta n'icyizere, uvuga ati akantu gato kari bube arahita apfa nyine. handi nyine umuntu n'umuryango uba wasinyuka avuga ati nimushake mugende mu mubage byanga binoga nyine ntacyo turamira nyine. birashoboka ko yapfa nyine, ni nayo mahirwe manini ahari, ariko nyine tukemera tukabikora. ati rero ati twe nk'abaganga nicyo dukora nyine hahandi nyine ibintu byose byananiranye, twe turagerageza. ariko buriya ntago nyine rimwe na rimwe nyine twe dukora ibyo dushoboye, ariko nyine Imana nayo ihitiza ishyiramo akayo. Imana izashyiramo buri kimwe, izashyiramo ibirungo byayo, ibintu byose bikagenda neza. rero hano byanga binoga amahirwe manini ahari ni uko nyine araza kongera akamera neza, akaza kongera kumera neza nyine nta kibazo. ako kanya rero bakiri aho ngaho, mama Nyambo y'isazara niwe arababwira ati namwe nimuze nyine, ariko si ko mwiheje ubundi. baraje rero baraza, Jene wina n'ubu ntarajya kuvugana nabo, ntarajya kuvugana na papa Nyambo. ntabwo nyine we yagize ubwoba, yavuze ati sindamubwira iki, n'umuntu tudasanzwe tuba turi muri komunikasiyo imwe. yego nubwo namuhaye amaraso, ariko ntabwo ufite ibintu byinshi biduhuza. ubwo rero Eric yaragiye aramureba avuga ati bimeze bite nyine. we yambaye nyine nk'umuganga, aragenda amureba mu maso, ureba buri kimwe, aravuga ati mwana nizere ko nyine muri aka kanya mu kanya gato, mu minsi mikeya ndaza kukubona, nizere ko turi buze kongera guhuza, nizere ko turi buze kongera gusangira icupa. ati
ati kandi ndabibona kuri umuntu ni fighting rwana mwana wituma mama nyambarira hano wituma nyambarira wituma bano bose bantu biheba ati kandi ndabibona ko ufite imbaraga ugomba kugaruka ati rero gira ubikore uze nyine uze turagukunda mwana turagukunda twese turi hano kuko tugukunda turi hano kuko twitayeho rero gira ugaruke gira banguka mwana banguka turagukeneye buri muntu wese uri hano aragukeneye ari nyambara gukeneye ari mama nyambara gukeneye ari Jena aragukeneye ari ngenda gukeneye ari Nsabara gukeneye ari mama aragukeneye rero ugaruka mwana wituma dukomeza kwiheba reka tureberera kandi gace ko butaha uko bizaba bimeze ese papa nyambara aza gukira biraza kugenda gute naho utamukomeza kugira ibihe byiza.